amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, niho natabariwe, amarira nazanye ayi ku birenge byawe niho twatabariwe, agahinda twazanye ntabwo ariko twagumanye, ku birenge ayi niho natabariwe, amarira nazanye ayi ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, twese tugoma mu mashyi. Agahinda nazanye ntabwo ariko nabanye nako, ayi niho natabariwe, twese dukomera Imana amashyi mu izina rya Yesu, komera Imana amashyi. Ayi amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ayi amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, agahinda nazanye ntabwo ariyo natahanye, amashyi amashyi amashyi, komera Imana amashyi mu izina rya Yesu, haleluya. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ntabwo ariyo natahanye, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Komera Imana amashyi amashyi. Amashyi 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 amashyi. Amen. Yesu niwe muba. Amen. Bigeze bamuzanira umudamu umwe, amategeko ya Mose yemeraga ko uyu muntu akwiye gupfa byanze bikunze, baramubwira ngo ikigeretse kuri twamufatiye mu cyo wasambana, kandi amategeko ya Mose ntiyemera ko uyu muntu akwiriye kubaho. Yesu yitegereje asanga abamuzanye bafite uburakari gusumbya Yesu ufata imyanzuro. Murabyumvise? Bafite uburakari gusumbya nde? Yesu yitegereje uyu mubyeyi amubonamo umuntu uzayikorera, ahita avuga ngo ni munyu, nubwo mwamufatiye mu cyuho ariko uyu muntu afite ejo hazaza heza. Haleluya. Yesu amwitegereje asanga uyu muntu akwiriye kuhagirwa, aramureba, amaze kumureba aramubwira ngo noneho murimwe umuntu utarakoze icyaha namutera ibuye. Bose bisuzumye basanga utaratukanye yararakaye, asanga utararakaye yavuze nabi. Bitegereje basanga nubwo wenda mu bigaragara bo batabafatiye mu cyuho ariko nabo ntabwo ari, buri wese asubiza ibirenge inyuma. Yesu amwitegereje aramubwira ngo madamu ndakubabariye ntukongere gukora icyaha. Ariko hari abantu Yesu yababariye ngo bongere bazamurire Yesu icyubahiro. Haleluya. Yesu ajya twubabarira ibyaha akakugira utakagombye kuzaba we. Iyo yakwitegereje akakureba neza agasanga ejo hazaza uzaba uri umugabo arakuhagira. Haleluya. Ntabwo Yesu akorana n'umunuko. Iyo umuntu Yesu yamwitegereje akamubonamo umuntu uzavamo umumaro ejo hazaza, Yesu amugirira neza. Haleluya. Twasomye ijambo ryatubwiye ngo Yesu ni intwari mu ntambara. Impamvu Yesu ajya aba intwari mu ntambara, ubundi tubana n'urugamba rwa buri munsi
muri iyi si dukirana n'ibintu bitagaragara, ariko iyo Yesu wamwemereye agatura muri wowe, ajya kubitira kuri byo utazi n'utabonye, yamara kubitira kuri akaza akakubwira neza ko ijambo yavuganye na akirikomeje. Impamvu Yesu ajya akunda kurwanirira abantu, ijambo ryarambwiye ngo dukirana n'imyuka mibi ahantu ho mu kirere. Iyi myuka mibi ntabwo ifatika, nta nubwo igaragara, ariko Yesu warayireba. Umugabo umwe bita Faraho yigeze rimwe agira umwanya wo kwitiranya abakozi b'Imana, yitiranya Abisiraheli, abagendaho, Imana ikorana nawe, imwereka ibimenyetso, imwereka ibitangaza. Faraho yanga kumva, ariko icyatumye Faraho yanga kumva nuko hari igihe ibintu bidusuzugura, Imana ikanga kubisubizayo igihe kitari cyagera ku kiriya iherezo, ikabireka bigahaguruka bikagendana nawe bikakwirukaho, ariko iyo bigeze aho Imana ibikirira iherezo, Imana irahaguruka. Haleluya! Imana ibwira Abisiraheli, irababwira ati bwoko bwanjye nabavuzeho, mbavugaho abantu babavugaho batari babaho. Ijambo ryanjye riri muri mwe riruta ubukuru uko abantu bababona. Nubwo muri isuzugurwa muri iki gihugu cyo mu Egiputa, ariko nimuhumure, iyavuganye namwe cya gihe niyo yongeye kuvugana nawe. Iravuze ngo izabana na, irababwira ngo kandi ikindi cya kabiri, nubwo Faraho atari kwemera, ariko iyavuganye na ibasha kwemeza Faraho akabarekura mukagenda mu gihugu mbagira gute mbategeka kujyamo. Ngo Uwiteka Imana agomeza kwereka uwitwa Faraho ibimenyetso yanga kumva no kwemera. Ngo ariko ikimenyetso cya 10 Imana iramubwira ngo nubwo wanze kumva, ngiye kumanuka nica abana b'ifura bose, iki kimenyetso kizakwemeza. Ngo ku kimenyetso cya 10 Faraho aremera. Ngo abwira Abisiraheli, Mose n'Abisiraheli aramubwira ngo menye neza ko Imana yanyu ari nyamahane, hagurukana Abisiraheli ubajyane. Ngo muri iryo joro bafashe inzira. Haleluya! Ntabwo tuzahera mu gahinda. Ngo baragenda, ariko bamaze gufata inzira baravuga ngo ntabwo turi bugenda dusize ibyacu. Ngo bafata ibyabo barahambira baragenda. Ngo bageze mu nzira, uwitwa Faraho ntiyanyurwa, ngo arahaguruka arabakurikira. Hari igihe ibintu bidukurikira bikakugendaho wari umunyamasengesho, wubaha n'Imana uri n'umuririmbyi, ariko humura, Imana nihaguruka izabikubitira kubikura. Yesu nashi. Buriya hari ikintu nitegereje, Imana ni umukozi w'umuhanga, ntabwo igihubuka. Imana ntabwo ihubuka. Ishobora kubona neza ko hari ibintu bikwirukaho, yamara kubyitegereza ikabona kubicyaha bitari byageraho Imana izabitegekera bizanagaruka, bikaba ngombwa kwibireka bigahaguruka kugira ngo izabone uburyo ibikubitira utazagaruka. Yesu nashimwe. Ngo baragenda, Bibiliya imbwira ngo bagera ku nyanja. Bageze ku nyanja, ngo uwitwa Mose yitegereje, ngo abona Faraho n'abaga n'ingabo ze n'amagare y'intambara ngo yabakurikiye. Ngo Mose yitegereje, ngo areba ku musozi abura igisubizo, ngo arebye imbere abona n'inyanja, abona n'ahantu ari bujyane hehe Abisiraheli. Ngo ariko Imana yari yamuhaye inkoni. Dufite ubutware tugendana nabwo. Haleluya! Dufite ubutware. Iyo Imana yakugize ikubana mu mumaro h'ejo hazaza, ishyira icyo bita password muri wowe yitwa ubutware. Urategeka. Yesu nashimwe. Ye kimwe nigeze ngira uburwayi ku kuboko, nganiriye n'abaganga barambwira ngo bazakubaga. Numva ngize ubwoba bwo kujya kwiseta, umutima wanjye ugira ubwoba, ariko ijuru rimenya ko nagize ubwoba. Muri iryo joro ijuru rirasura, ariko abantu bakorana nayo, haleluya, yambwira ati mwana wanjye watinye nabibonye, ndamburirwa ukuboko kwawe. Ukuboko ndakurambura, ukuboko nkurambuye sanga kwabaye ikirahuri. Nkajya ndareba mu kuboko nkahinguranya hasi, ariko ngiye kwitegereza sanga mu kuboko hari mwisazi yagiye muri icyo kirahuri idashobora kuvamo. Arambaza ngo mbese isazi yavamo gute? Ndamubwira ngo urabona yavamo gute? Hejuru ikirahuri kirafunze no hasi kirafunze, iyi sazi yavamo we kuri kubimbaza. Ariko cyakora ndamubwira ngo uri umwami ni wowe ubizi. Haleluya, haleluya. Zana akantu kakumaga agafatanyisha gutya kameze utya, agashinga muri cya kirahuri, agera kuri ya sazi arayihombanya akoresheje ako kuma. Nabibonaga ndi mu nzozi. Amaze kuyihombanya ayishinguza arayijugunya, arambwira ngo ryamusinzira. Ariko bazamurira Imana icyubahiro we. Dufite Imana ishoboye yose. Bucya mu gitondo sanga uburwayi busa nk'ubukiriho, ariko muri iyo minsi menya neza ko ijuru ryaje kuntabara. Haleluya. Ashira icyumweru sanga uburwayi bwagiye
kugeza na n'ubwo ndi Mutarama. Yesu ni umukozi. Abwira Farawo ubwira ngo yewe, abwira Mose amubwira ngo ni igikufite. Mose ati ni inkoni. Umva nkubwire, uyu munsi impamvu nagucishije mu nzira igoye ukabura naho wanyura, nuko ashaka gushyira ibibazo iherezo ku bibazo bya uyu munsi. Farawo n'ingabo ze ntabwo muzongera kuzibona ukundi. Uyu munsi ibyakwirukagaho ntabwo uzongera kugira gute kubibona ukundi. Imana iramubwira ngo rambura iyo nkoni yawe hejuru y'amazi. Ngo akimara kurambura inkoni ye hejuru y'amazi, ngo amazi ahita yibwiriza, ngo aturuka hejuru aruguru arahagarara, ngo aturuka no kugira gute arahagarara. Ngo Imana ibwira Mose ngo ngaho abatambyi n'abanzirize abandi muri Yorodani mwambuke. Ngo inzira ihinduka nko ku butaka, barambuka bageze mu nyanja. Inyanja ngo ihinduka ku butaka neza. Imana irahumutsa. Imana ifite ukugize uburyo igenza ibintu byayo. Wowe reka kwishakira inzira iyavuganye nawe. Cyama mu kanyu yavuganye nawe. Hari abantu bavuganye n'Imana muri tera. Imana ishoboye yose. Ntabwo Imana yigendera ku gihe. Iyo ubonye igihe cyarenzeyo, igihe cyarengeye ikagisubiza inyuma. Haleluya. Ikagisubiza. Ntabwo Imana igendera ku bihe twe dutekereza nk'abantu, ariko Imana ikareba nk'Imana. Haleluya. Imana igendereye uwitwa Sara Aburahamu, yamubwira ngo yewe Aburahamu, nubwo umugore wawe atabyara n'imyaka agezemo bikaba byararangiye, ariko ni Imana ibasha gusubiza igihe inyuma. Haleluya. Namuha umwana ibyo abantu babona ko bidashoboka akagira gute bigashoboka. Ngo arangije uwitwa Mose arababwira ngo nimwambuke. Ngo barambuka neza ku nyanja nk'ubutaka. Ngo bageze hakurya, mudamu witwa Miriyamu ngo afata mu nganzo aravuga ngo nimushimire Uwiteka wanesheje bitangaje. Haleluya, haleluya. Imana ibwira Mose amubwira ngo umva yewe Mose mugaragu wanjye, uyu munsi ndashaka gushyira iherezo ku bibazo. Ongera urambure inkoni yawe hejuru y'inyanja. Ngo Mose ngo witwa Farawo n'ingabo ze bari bamukurikiye bagira ngo inzira ni ibisanzwe. Ngo bari bageze mu nyanja hagati. Ngo witwa Mose arambura inkoni hejuru y'inyanja. Ibyari amagare ya Farawo n'ingabo ze zose ngo bashirira hehe? Mbwirira umuntu mwicanye ngo uyu munsi Imana irabita mu nyanja. Haleluya. Ibyagusuzuguye hari igihe shitani ajya gufata miri. Buriya shitani ni inkozi y'ibi. Iyo arebye agasanga Imana izakubyazamo umumaro, ejo hazaza ukazagira umumaro, akuyobora mu bintu bizakwica ugapfuye, ugapfa uhagaze. Se murabyumvise? Ugapfa ugize gute? Ukamureka akagenda, ikakureka ukabaho ukanagenda, ariko uri iki? Urinu. Iyo umuntu atagira umwuka wera muri we ubasha kumutsindira ibi bintu byose shitani ajya agenda dushora, burya abagenda atari umuntu. Ugasanga umuntu yari umusore mwiza wo gukorera Imana, ari umusore mwiza wo kubaha Imana, ariko wajya kureba ugasanga sashoboye ngo abe umusore, siyasashoboye ngo abe umugabo, ahubwo ugasanga impande zose agize gute azihagazemo. Abari uwo muntu shitani abagambiriye kugira ngo amwice agize gute. Burya hari igihe Imana itubara bizatugirira umumaro, ariko shitani akavuma bizakwica utagize umumaro. Se murabyumvise? Utagize iki? Iyo umuntu afite imbaraga zo gukorera Imana ntabikore, akajya mu bintu bitagira umumaro, hari igihe agerayo agahura n'ibyo kumwicirayo agapfa agize gute. Ubuse ubu iyo uri umusore ukandura utagize urugo, burya n'ubupfuye uhagaze. Ubuse koko iyo uri umukobwa ufite n'uburanga bwiza wakagombye gukorera Imana, ukajya wirirwa mu bahungu nk'aho babiguterereje. Hari n'ibintu rero cyakora Yesu ni umukozi w'umuhanga, uti duhindurira amazina. Haleluya. Uzi ko Yesu yaduhindurira amazina. Iyo agafata umuntu wari indaya, hari igihe umuntu ari indaya bitamuturutseho kubera ko bituruka mu maraso yacu y'inkomo. Ugasanga nyogokuruza wawe yari indaya, ugasanga n'uwakubyaye nawe yaciye muri izo nzira, kubera ko aya maraso yagukurikiranye nawe wajya kuvuga ukibona muri uyu mwanya. Ariko icyo nkundira Yesu, iyo yakugezeho Bibiliya irambwira ngo ataguhindura icyaremwe. Haleluya. Aguhindura icyaremwe gishya. Ibya kera ntabwo bakibyibuka, arakuhagira akakunoza, yamara kukunoza akakwita umwana wayo, akagukura mu banyamahanga akakubwira ngo mwana wanjye. Haleluya, haleluya.
nubwo bimeze bityo ariko humura, ni Imana itabura uko yagira gute yabigenza. Imana ikaguhamagara ikakukura hepfo y'Irodebari, yamara kugukurayo ikakugira umudamu wo kubahwa. Ejo hazaza nawe bakatangira kujya bakwita mama, abandi bakakwita tantine, abandi bakakwita mana yanjye. Mwakomera Imana. Dufite Imana ibasha guhindurira abantu iki amazina. Wa mugabo utaragiraga 12 wiri gutera inda ku musozi wabaye nk'imfizi y'akarere, yo Yesu yamugezeho ajya amuhindurira izina, akamubwira ngo nawe wemeye icyo Yesu agusaba ni ukwemera gusa. Haleluya, haleluya. Wamara kumwemerera akakubwira ati mwana wanjye humura, nubwo wari umeze gutyo ariko ndi Imana ibasha guhindurira umuntu amazina. Yesu akakuzana akakuhagira, yamara kukoza akagutunganya. Iyo amaze kugutunganya ashyira n'uburinzi ku buzima bwawe. Ntabwo abantu bapfa kukuvogera iyo Yesu yakwemeye. Haleluya, haleluya. Yesu ni inshuti nziza, ajya yemera umuntu nta n'umuntu ajya nena. Umugabo umwe wari igisambo ruharwa, wari waribye iby'abaturage yarabimaze. Yesu yigeze amugirira urukundo, ariko uzi ko Yesu agukunda, yamara kugukunda akakwita joteme, akakubwira sheri shushu, akakwiyegereza. Abantu barakwana abantu barakwanya, Yesu akakubwira jote. Iyo akubwiye joteme gusa ari Yesu bivuze, arakwiyegereza agashyira igikundiro kuri wowe. Abatarakwemeraga kugira gute bakakwemera. Ikigabo kimwe cyari igisambo, cyaribye iby'abaturage cyarakimaze, yewe cyaribye abantu gipfumura no ku manywa, abantu barumiwe. Ariko ngo umunsi umwe gihura na Yesu, ubwo Yesu yari amaze kugera ku musaraba, abandi bose igisambo kindi kirimo kimuhakana, kivugaga ngo wakizaga abantu, ngaho nawe imanura aho ngaho. Ngo ariko ikindi gisambo ruhagwa kiravuga ngo ariko ntubasha no gutinya umwana. Yesu ati kubera icyo ngicyo uvuze gusa. Haleluya. Kita kibwira Yesu cyamubwira ati cyakora mwami wa reka njye mwibwire unyemerere icyakora nubwo ngewe ndi hano narazize ibyo nakoze, wowe uri hano uzira ubusa, ndakwinginze nugera mu bwami bwo mu ijuru uzagira gute? Yesu ati ngaho sha niba ubyemeye ngwino hano. Abaramufashe amushyira hehe, abamukubise ku mugongo ati tugende, uyu munsi ndakugeza muri paradizo. Komera Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Ati ndakugeza hehe? Muri paradizo. Abaraje ageze muri paradizo. Imana atari korona uragahanga. Uri iki? Kwemerera Yesu akatubera iki? Akatubera iki? Umuyobozi ndamaze kugera muri paradizo. Imana yareba iravuga ati ariko rero wa muhungu wanjye nawe urakomeye. Gisambo nacyo atarega umuhungu wawe arakaze. Tarakaze umuzanye uteze. Ati hari uburyo mbigenje. Upfa kwemerera Yesu gusa. Haleluya. Yemwe abantu bari baramaze kumva neza ko bizinutswe kubera inzira babamo n'ibyo bakora, babona ko Yesu atabemera. Ariko uyu munsi naje kukubwira ngo Yesu abasha kukwita sheri, akakwita shushu, yarangiza akakwiyegereza, akakuhagira, yamara kukuhagira akakugira umuntu wo kubahwa. Ese hari abantu bari kumva tugiye gusenga babwira Yesu ngo natwe turi kumva tukeneye kuhagirwa nawe, maze ukatwita sheri wawe. Haleluya. Niba barimo bazamurikira dufite gusenga mu izina rya Yesu. Rwose niba urimo zamura ikiganza ahantu uri, kubera ibintu maze n'iminsi, kubera ibintu ukora, inzoga zakugira umukoroni, ubusambanyi bwakugira umukoroni, kwiba byakugira umukoroni, gutukana byakugira umukoroni. Ariko uyu munsi Yesu aje kukubwira ngo mwana wanjye, mubona acunguje amaso nawe ugize gute urimo. Niba Yesu yabasha kugira gutyo akakugira umwana we, kandi wari isuzugurwa, abantu barakugize igicibwa, reka nkubwire ngo zamura ikiganza uyu munsi n'uwawe Yesu akuwagire mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza ahantu uri, niwarangiza tugiye gufatanya gusenga. Ngaho zamura ikiganza cyawe hejuru rwose nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Ariko mbasabye mwakwegera hano hafi dufatanye gusenga, tubwire Yesu ngo data, abantu bashobora kutwanga ariko turaje we twikundire, uduhanagureho ibyaha byose twagucumuyeho. Yesu abasha kukugira ubutakagombye kuzaba we kubera ko wubashye Imana. Ngaho zamura ikiganza ahantu uri, nurangiza wegere hano hafi. Ngwino dufatanye gusenga. Ngwino nta kibazo rwose, ni amategeko. Ijambo rirambwira ngo nta soni ifite
kereka iz'ibyaha byanjye. Uyu munsi turashaka kubikubita hasi tukemerera Yesu, twamara kumwemerera maze tukamukorera, tuzi neza ko naza gutwara itorero ntabwo tuzaboneke muri uyu mubare. Ngaho mwegere hano hafi, ni ukuri ni amategeko abihana, muze rwose nta kibazo. Yemwe ababyeyi namwe nababonye, tambuka utera intambwe nta kibazo, uhamirize Yesu kugusengera n'amategeko abihana. Yesu niwe ubasha gukoza wenyine. Nabonye umubyeyi hariya, ndeba ukuntu agiye akora imirimo y'ikidiyakoni hariya, yicaza abana agira gute, Imana ibasha kumuvanamo umukozi ukomeye cyane. Ngwino hano rwose nawe tera intambwe, mukomere Imana amashyi menshi cyane rwose kabisa, nta kibazo. Namwe nabonye hari amazamu ibiganza, muze nta kibazo, ngwino dusengera Imana hamwe, wijya gutinya ngo abantu barambona. Uyu munsi anariza, ubwira Imana ngo Mana ndaje uko ndi kose unyakire. Ugira gute? Ngwino rwose, ngwino. Imana ukomere Imana amashyi, ntabwo mwakomere Imana amashyi ngo kabyara. Turashaka ko Yesu agira ibintu akakubwire. Abantu bakuburiye ngiyo bakakubura uri mu kabari, abari bakwiteze ko bakugirira nabi, niba batarakubonye uriye ngiyo utari wakizwa, ubwo ugiye gukizwa ntabwo bakikubonye. Imana igiye gushyira uburinzi ku buzima bwawe, kandi ishyira uburinzi ku buzima bwawe ibasha kugira ukuntu yabigenza. Nawe tera intambwe, nakubonye hariya, uze nabyo dusengere hamwe Imana hano kuri umusozi. Nta kibazo, ngwino, ni amategeko abihana. Ngwino uhagaze hano, ngwino mukomere Imana amashyi menshi rwose. Yemwe bene data, reka dukomere Imana amashyi. Ndashaka umuntu wese wumva ko Yesu yamwagira yegere hano hafi, ntacyo bitwaye. Niba ugira isoni zo guhagarara hano na Yesu, wamugira isoni zo kubana nawe, ubwo ni ukuvuga ngo uracyakunze ibyawe. Ariko niba uri kumva twafatanya gusenga, muhaye amahirwe, ngwino hano, nyaruka ngwino. Imana iguhe umugisha, mukomere Imana amashyi menshi rwose. Imana iguhe umugisha, ni ukuri. Imana ikugire rwose kabisa wo kubahwa. Imana iguhe umugisha. Nawe tera intambwe, kugomeza kwihagararaho ngo uri aho ngaho ntacyo byakumarira, ariko nuza ugatera intambwe Yesu arakugirira neza. Mukomere Imana amashyi. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Turashaka kugira ngo Yesu yuhagire abantu, niyamara kubuhagira rwose kabisa, mwongera mukomere Imana amashyi. Karibu nyinshi rwose, tugiye gusenga. Mwihute, ngwino hano wowe ugifite isoni, ubwo ni ukuvuga ngo shitani uracyamukunze, ntabwo Yesu umwemeye, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye. Aleluya we! Yabahaye iki? Ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Niba uri kumva ushaka kuba umwana w'Imana, reka gutinya guhagarara iyo ngiyo, tera intambwe, ngwino hano rwose, mwegere hano. Tugiye gusenga Imana. Nitwamara gusenga Imana, tubwire Yesu ngo turashaka kubohoza aba bantu mu maboko y'abadayimoni, maze agasuzuguro shitani yarabasuzuguye. Nawe nubwo wihagazeho, wirirwa urasomana, wirirwa ugira gute, yewe no gusambanya n'ubitinya, ariko reka nkubwire, ibyo ngibyo wihagararanya mwaho ngaho, usibye kuba byakwica bikakugirira nabi, icyo twari tuguhamagariye ni ukugira ngo Yesu akubabarire ibyo byaha. Niyamara kukubabarira, akugira uwo kubahwa. None ubwo wihagazeho rero, reka tukureke. Mwe musigaye rero mwicaye, mugiye guhaguruka, tugiye gusenga dusengera aba bantu. Ariko yemwe bene data, buriya nashimye Imana. Mpamvu nashimye Imana, nabonye muri abantu beza kandi abantu bubaha Imana. Imana yakuye kure ikabakura mu byakagobye kubagirira nabi, Imana ibagira abo kubahwa. Nitwamara gusengera bano bantu, ndaza kubabwira akantu gatoya dukora, nindangiza byo kwiyicarira. Hari icyo bitwaye? Aleluya! Imana ibahe umugisha. Reka twakire rero abashumba hano, begere hano muraho. Imana ibahe umugisha rwose, kandi gutya muhagaze hano mu ijuru n'igitabo cy'imvugo kibandike. Imana ibahe umugisha. Twakire abashumba bacu hano. Dusenga Imana nkuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuri aya masaha y'umugoroba turanezerewe cyane kuko wari uzi ko iri teraniro rigomba kubaho. Ijambo ryawe niko ryabasha kutubwira ngo umwungeri mwiza yabashe kugenda, abasha gusiga 99 ajya gushaka imwe yari yarazimiye, ukandi amaze kuyibona ngo yayishyize ku bitugu, aza yishimye ayizana mu zindi ntama. Mu ntama rero zari zaratakaye harimo abashiki bacu, harimo abene data. Niyo mpamvu rero kuri uno musozi ijambo ryawe ryabashatse kandi rirababonye. Niyo mpamvu rero hamwe n'ibyo
twongeye kubasengera kugira ngo Mana wababare gukiranirwa kwabo kose. Mana ubeze Kristo. Turasenze amaraso ya Yesu ayo ngayo niyo tubasengeye kugira ngo aboneke kuri bo, yazi yasibanganye, yazi yakureho, yazi yatsembeho icyitwa icyaha cyose muri bo, inyota yose, inyota y'ibyaha, inyota y'inzoga, inyota y'ubusambanyi, inyota y'ubushyari, inyota y'uburyo bwose yabasha kuboneka kuri bo. Iyo ngiyo turasenze ngo amaraso ya Yesu ayitsembeho, agwereye umwanya wowe ubwawe aba ubasha kubahereza amazi. Niko abwiye wa Musamariya ngo umuntu wese ushobora kuza kuvoma kuri iri riba, uko avomye amazi aragenda akanywa, inyota ikongera ikamufata, ari kunywa amazi nzamuha, ayo mazi azamubera isoko y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu dusengeye abaja bawe, niyo mpamvu dusengeye abagaragu bawe, kugira ngo Mana icyitwa icyaka cyose, icyitwa inyota yose, ibyo ngibyo bikurweho, wowe ubwawe abarushaho kubereza amazi, kugira ngo ayo mazi abamara inyota. Ahubwo inyota wabasha gushyira muri bo niyo gushaka mu maso hawe, niyo gushaka ijambo ryawe, niyo gushaka abantu bawe, niyo gushaka abakozi bawe. Wewe uyu mwanya ubandukure mu gitabo cy'urupfu, ahubwo ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubandukure mu gitabo cyo kurimbuka, ahubwo ubandike mu gitabo cy'abazabona ubwami bw'Imana. Turagushimye kubagiriye neza, kandi ubwagenjeje gutyo niko tubasanye imbaraga ziturutse ahera mu ijuru, kugira ngo urusheho kubashoboza. Ko Satani twemeze bityo ntabwo amujya abasha kureka umuntu iteka, ariko ubasha kumwambika imbaraga, abasha kuguruka, abasha kugenda ntananirwe. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ngwereye umwanya bafata umwanzuro banawufashe, imbaraga z'Ibisiyoni zirushaho kubashoboza, kugira ngo Mana barusheho kubashishwa kugukurikira by'ukuri. Niko dusengeye n'abandi bashobora kumvira ijambo, kandi Umwuka Wera tuzi ko ngo niwe uzabasha gutsinda abisi abemeza iby'ibyaha. Tuzi ko Umwuka Wera ari gukora imirimo n'ibitangaza ahantu, tuzi ko ari benshi ari kugenda akoraho, tuzi ko ari benshi arimo ari kugenda abibutsa ibyaha, ariko Satani we akakomeza kugenda akabanangira. Ariko nabo turabasengeye ngo Umwuka Wera ntabahwemere, kugira ngo murengeze ubugingo bwacu, nabo bakwiriye kubohoka. Turabakweretse nabo rero mukomeze kubagirira neza, kuko n'abana b'urubyaro rwa Aburahamu. Turagushimye ko byose bikoze, mu Kristo tubisabye mukadushima. Amen.